Haleluya, haleluya, Imana nishimwe. Imana ikomeje kuturinda, Imana ikomeje kuturengera, Imana ikomeje kubana natwe, Imana yo mu ijuru nishimwe. Mose yandika igitabo cy'Itangiriro, yabonye nta kindi kintu yaheraho, aravuga ngo mbere na mbere Imana, akimara kubanza Imana imbere, Imana imuhishurirwa ry'ibitabo 5 arabyandika byose. Imana yo mu ijuru itugire neza. Nawe nkugira inama, wavuga ngo mbere na mbere wowe, mbere na mbere Imana mu bintu byawe byose, mbere na mbere Imana mu rugo rwawe, mbere na mbere Imana mu kazi kawe, mbere na mbere Imana mu bucuruzi bwawe, mbere na mbere Imana mu byo ukora byose. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ijambo tuzanye ni ijambo rivuga inyungu zo gukundana na Yesu, inyungu zo kubana na Yesu, inyungu zo kubaha Imana, inyungu zo kubana na Kristo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Harimo inyungu nyinshi cyane. Ntabwo waba ukunda umubyeyi ngo uzaviremo aho ngaho. Igihe kiragira akaguha umunani, igihe kiragira akakugirira neza, igihe kiragira akakwitura. None rero turagira ngo tuganire ijambo rivuga inyungu zo gukundana na Yesu. Imana yo mu ijuru itugire neza. Yesu ni umutunzi w'imbabazi, Yesu ni umukire, Yesu ashobora byose, Yesu afite kurinda gukomeye. Iyo ukundanye na Yesu rero ntabwo uviramo aho ngaho. Imana yo mu ijuru itugire neza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 11:5 ndetse n'uwa 6, muri ubwo butumwa bwiza bwa Yohana aravuga ngo uhereye ku murongo wa 5, aravuga ngo Yesu yakundanaga na Marita na mwene se na Lazaro, nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yari ari. Imana yo mu ijuru itugire neza. Yesu asibira kabiri kwa Lazaro kwari kugira ngo impamvu yasibiye kabiri si uko yari amwanze, impamvu yasibiye kabiri si uko yari abuze uburyo bwo kugerayo, ntabwo ari uko yari abuze itike, ntabwo ari uko yari abuze umwanya wo kujyayo, ahubwo kwari kugira ngo yerekane ko gukundana na Yesu bifite umumaro ukomeye cyane. Imana yo mu ijuru itugire neza. Hari igihe ukunda Yesu abantu bakibaza ati kuki akunda Yesu cyane, kuki akunda gusenga cyane, kuki ari kuriya ameze, ni ukubera iki? Ariko igihe kigiye kuza kugira ngo abantu babanye na Yesu, abantu bose bamenye ko bifite umumaro, bifite inyungu. Imana yo mu ijuru itugire neza. Igihe cyarageze rero, Lazaro arapfa, Mariya na Marita baguma aho ngaho. Abantu benshi babavugaho amagambo menshi, bamwe bati Yesu inshuti yanyu ntabwo yagize ihagera, ntabwo yagize ibagemurira, ntabwo yagize ibatabara. Ahari nawe niko bari kukubwira, ariko humura, nimba ukundana na Yesu, Yesu agiye kuza ku mugaragaro. Imana yo mu ijuru tugire neza. Hari igihe kiba ngombwa Yesu akaganira n'abana be, hari igihe kiba ngombwa Yesu akaganira n'abakozi be, ariko igihe kikagera Yesu akaza iwawe mu rugo ku mugaragaro, abantu babireba, abapagani babireba, abamusengana babireba, inshuti zibireba. Yesu yagiye kuza ahantu yasibiye kabiri, aza ku mugaragaro, abantu bakabibona. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ishobora kuba yarakubwiye ubukwe mu ibanga, nijya kubukora izabukora ku mugaragaro izuba riva. Yesu ashobora kuba ari ibyo yakubwiye aje mu nzozi, najya kubikora azabikora ku mugaragaro izuba riva. Inyungu zo gukundana na Yesu rero ni uko hari ibyo akubwira, hari ibyo abwira abana be biherereye, ariko Yesu yaje kubikora akabikora ku mugaragaro. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Yesu rero aje guhemba no guhana. Yesu araje, kandi impamvu nta nubwo twavuga ngo araje, ahubwo twavuga ngo aragarutse, kuko ari igihe cyageze. N'ubundi yari yaraje, ariko cyari cyaramuzanye mbere, ntabwo ari cyo kimuzanye ubu ngubu, ahubwo uyu munsi wa none ari kwitegura kuza guhemba ndetse no guhana. Imana yo mu ijuru itugire neza. Yesu rero nubwo bimeze gutya, ari ikintu akora abandi badakora. Yesu abana be cyangwa se Yesu abantu bose ntabwo ajya agaba, ahubwo arabatiza. Yesu ajya atiza abantu ibintu,
iyo bibaye ngombwa rero ukamenya ko Yesu yabigutije. Abantu benshi muri ino minsi bibagiwe ko batijwe abagore, bibagiwe ko batijwe abagabo, bibagiwe ko batijwe amafaranga, bibagiwe ko batijwe amazu, bibagiwe ko batijwe inshuti, bibagiwe ko batijwe ibyo bafite byose, bibagiwe ko batijwe amaguru. Hari benshi bari bafite amaguru bakaba batagiyafite, bibagiwe ko batijwe umwuka duhumeka. Ibintu byose dutunze, yaba uri umwana w'Imana, yaba uri umukozi w'Imana, yaba utanamuzi, menya ko ibintu utunze byose ari ibyo Yesu yagutije, ari ibyo Imana yagutije. Imana yo mu ijuru itugire neza. Muri kano kanya ukimara kumvira ijambo, tekereza urebe ku bintu byose ufite, uhereye ku maguru yawe, uhereye ku maboko yawe, uhereye ku bana ufite, uhereye ku babyeyi bawe, uhereye kuba mubana, ku nshuti zawe. Menya ko ibintu byose ufite ari iby'Imana yagutije. Nimba utari ubizi, menya ko byose ibyo utunze byose ari ibyo waragijwe. Impamvu ari ibyo waragijwe ni uko umugore ubana nawe ntabwo wamubyaye, ntabwo muvukana, ahubwo n'uwo watijwe. Ari aho yari ari, hari aho wamukuye. Menya ko abana ufite nabo watijwe. Menya ko hari igihe cyageze ntubagire. Menya ko ibintu byose ufite, menya ko amafaranga ufite kuri konti nawe watijwe, ntabwo yahoranye. Menya ko amazi ufite, menya ko amafamu ufite, ibintu byose ufite ni ibyo Yesu yagutije. Menya ko ibyo Yesu yagutije byose aje kugaruka, arebe ko ibyo yagutije uko ubitwaye, amenye ko arebe ko ibyo yagutije uko ubu buryo uri kubyifatamo. Imana yo mu ijuru tugire neza. Iyo umuntu azi ubwenge, hari igihe areba ikintu atijwe akagifata neza, ariko ab'iki gihe bo ntabwo uko bimeze. Reba ko ababyeyi Imana igutije, abantu benshi cyane, abana benshi cyane, abenshi ni imfubyi, abenshi ntabwo bafite ababyeyi. Ariko niba wowe ufite ababyeyi, menya ko batijwe, ubaha agaciro. Abantu benshi ntabwo bafite abana, menya ko abana ufite ari Imana igutije, ubaha agaciro. Menya yuko akazi ufite ntabwo Imana igutije, ugakore neza. Ibyo dufite byose ni iby'Imana idutije. Impamvu tuvuga Imana neza, impamvu tuvuga Yesu neza, impamvu tuvuga Mwuka Wera, ni uko abo bose nta shyari bafitanye ni butatu butagatifu. Hari igihe tuvuga Imana neza, iyo uvuze Imana neza ntabwo Yesu ababara. Iyo uvuze Umwuka Wera neza ntabwo Imana ibabara. Ni ubutatu butagatifu. Niyo mpamvu nta Imana yaguha Yesu atabyemeye, nta Imana yaguha Umwuka Wera atabizi. Icyo nakubwira mwene data, nubwo Imana yaguhaye byose, nubwo Imana yaguhaye ibintu byinshi, menya ko ari ibitizanyo. Kandi Yesu aje guhemba. Nasanga ibyo yagutije utarabibayemo neza, utarabyitwayemo neza, azabikwambura abiha abandi, ndetse azanabikubaza, ndetse azanuguhana. Menya ko ibintu byose watijwe rero ubiha agaciro. Umenye ko wabitijwe, ntubyiratane, ubiha agaciro. Nimba waratijwe umugabo, umwubahe, muha agaciro. Nimba waratijwe umudamu, wimuca inyuma. Nimba waratijwe muri ino minsi ubucuruzi, hoya wibwiratana. Menya ko Imana yagutije, kandi Imana ije guhemba no guhana. Nimba uri pasiteri, menya ko abakristo uragiye, nawe Imana igutije. Nimba uri umuririmbyi, menya ko umurimo uri gukora n'uwo Imana igutije, umurimo wose uri gukora muri kano kanya. Nimba ufite na moto, menya ko Imana igutije. Nimba ufite imodoka, menya ko Imana igutije. Reba uburyo wabonye perime, reba uburyo wabonye iyo modoka uri kugendamo, reba uburyo wabonye umugabo n'amasengesho wasenze. Bimenya ko ibintu byose ufite ari ibyo watijwe. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Yesu Kristo ni umubyeyi mwiza kandi ni umubyeyi utiza. Humura, nimba ari ibyo uri kwifuza, Imana ifite ibintu byinshi, Imana ifite ubutunzi bwinshi. Humura, kandi nawe ubifite. Menya ko ari ibyo watijwe, byitwaremo neza. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ijambo ry'Imana, iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 12, hari aho tubwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Imana nishimwe cyane. Yesu araza vuba, kandi uko yaje mbere ntabwo ariko agiye kugaruka. Azagaruka ari mu bwiza bwe, azagaruka aje guhema no guhana, azagaruka
aje mu butware bwe, azagaruka aje kwima ingoma. Imana yo mu ijuru tugire neza. Bakristo bavandimwe, mw'abasore mwe, mw'abakobwa mwe, nimwiha agaciro. Nta bukirisitu nta muco, nta bukirisitu. Ibyo byose biragendana. Menya ko ibyo ufite byose, menya ko ubuzima ufite ubwo Imana igutije, bwitwaremo neza. Menya ko kazi ufite mwaka Imana igutije, bwitwaremo neza. Menya ko amafaranga ufite ari Imana igutize, yakuremo ibikwiriye, ureke kuyapfisha ubusa, ureke kuyayamo. Imana yo mu ijuru nitugire neza. Yesu rero aje guhema no guhana. Imana yo mu ijuru nitugire neza. Nimba Yesu aje asanga umugabo yagutije, umutesha agaciro, utamukorera ibikwiriye, Imana igiye kumwisubiza. Imana hari ibintu igiye kwisubiza, kandi nimara kubyisubiza uzamenya ko byari bigufitiye akamaro. Wambaye ikeze ntamenya ko kera. Ariko bakristo bavandimwe, abanyarwanda, abanyarwandakazi, menya ko Yesu aje guhema no guhana, aje kwisubiza ibyo yabatije. Nasanga warabyitwayemo nabi, araje byisubize abihereza abandi. Imana yo mu ijuru tugire neza. Menya ko ibyo watijwe urabitijwe. None se nawe ubwawe uri umuntu akaza kugutira ikintu, wazajya kugitirura ugasanga wenda yarakishe nabi, teza ko wakimwambura. Kandi impamvu Yesu nawe ajya adutiza, atajya atugabira, nuko Yesu nawe yaratijwe. Ariko nubwo yatijwe yaratiruye. Yesu ikintu yatijwe yagitijwe atari yapfuye, agitirura yazutse. Yesu imva bamuhambyemo yari yayitijwe, ariko mu minsi 3 gusa arayitirura. Uwo watijwe rero imva aje gutirura, aje kureba ibintu byose yabatije. Reba uburyo mwabyitwayemo. Imana yo mu ijuru bagire neza. Mana nyiringabo, Mana ishobora byose, nyemerera umuntu wese watijwe ibyo yatijwe nawe amenye ko ugomba kubitwara. Watijwe umugore amufate neza, watijwe umugabo amufate neza. Ababyeyi batijwe abana, ababigisha umuco n'ikinyabupfura. Abana batijwe ababyeyi, bahe imbaraga zo kubaha. Uri Imana ishobora byose. Abatijwe amafaranga bayakoresha ibikwiriye, bareke kuyagambaniramo. Batijwe amazu bareke kuyasambaniramo. Mana nyagora ku ngoma, umuntu wese ikintu yatijwe muri iyi minsi mwe kugitwara neza. Amenye ko yagitijwe, amenye ko uje guhema no guhana. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Nyemerera mwami nyagora ku ngoma, umuntu wese wumvishira ijambo amenye ko ibyo atunze byose yabitijwe, kandi abikore neza, kandi abyitwaremo neza. Urakoze nyagora ku ngoma. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro n'iteka ryose. Amen.